Ndabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo Ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubifuriza ibihe byiza. Abicanyi barabarira buri muntu wese. Ni bya bihe tuvuga byagarutse cyo muri za 1992 93 byo gutunga gatoki. Uyu ni ikitso, uyu ni umugome, uyu ni umugizi wa nabi, leta nayo ikazi kakuyorera hejuru ikagenda ikajya kujugunya muri priso cyangwa bakakwica. Ibi bintu tubyamagane twivuye inyuma uyu muco wadutse mu Rwanda w'abantu b'abahezanguni barimo kwibasira abanyarwanda agatadowa gatoya twari gifite kakinyenyeretsa ka demokarasi, bakaba barimo kubacura bufuni na buhoro. Ariko barebe neza, bongeye basubiza inyuma, barye bari menge, kubera yuko uko babigenza, ko bahereye kuri ba Karasira, ko bahereye kuri ba cyuma bakabafunga kongera bakafungura, ntago bacecetse. Umubavu bakafunga kongera bakafungura, ni bacecetse, ahubwo havuka abandi bashya. Rashidi yaravuye muri prison ariko yaraje ntiyaceceka. Bamenye ko itara rya demokarasi yo ryatse mu muntu nta ushobora kurizima, azima yapfu uko byagenda kose. Babimenye babishyire mu bwonko bwabo, kandi niyazimye hara igitekerezo kivukira mu wundi. Kizito baramwishe bazi ko bazimije itara ry'ubumwe n'ubwiyunge. Mubanze murebe isi yose aho igeze, turimo turaririmba ubumwe, turimo turaririmba ubumwe bw'abanyarwanda babaga mu Rwanda. Murebe amamiliyoni n'amamiliyoni adukurikira umunsi ku munsi avuga bati mwari mwaratinze, tubonye abantu batuvugira ibintu. Ese twasubije amaso inyuma tukareba ibyo abanyarwanda barimo kwifuza? Ugende mukurikirana ibiganiro bya Radio Ikamba, mukurikirana ibiganiro bya Isi n'Ijuru TV, mureba aho abanyarwanda bavuga bati ese koko abanyarwanda twakongera tukabana? Birabaha isomo ryo kubereka ko Kizito atapfuye, yavukiye mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda. Mwakwica Rashidi, mwakwica Ingabire, mwakwica undi wari wese, bazavukira muri twebwe kandi ntabwo bizahagarara, kandi muzabyishyura. Gikuru rero nuko mwakumva ibyo bababwira kurenza kubagirira nabi. Mwumva ibyo bababwira, mumanuke mwicane n'abanyarwanda ku meza mwe mushaka igisubizo. Ndumva jewe ari bwo butumwa bwanjye nanabaha, ubwanjye ndaburangije, sindi bufate ya minota 2 yo kubakerereza. Nubwo butumwa naba mugende murebe abo mwishe bavukiye mu mamiliyoni, mu bihumbi by'abanyarwanda hirya no hino. Ubutumwa batangaga twarabusakaje, ndetse turananarenza aho bo batageraga turahagera. Twageze mu mitima y'abanyarwanda, tutekeramo, tubwicazamo, ubu barabufite kugera na kuri abo ngabo bufite aho ngaho. Ko Kizito atashoboraga kugera, twebwe ubu twarahakandagiye, kandi ubutumwa yatanze twarabuvuze. Ubumwe bw'abanyarwanda nta kindi twigisha, nawe nibwo yigishaga. Ko nibwo butumwa ngewe nabaha naha n'agatsiko. Kandi rero mbabwire neza yuko turababwira ineza uyu munsi, mukanga kumva. Ntimuzabe nk'abana bumvirije, ntimuzabe nk'abana bumvirije. Bo ijambo rero ni rya Elimine, aracyahari Elimine. Ijambo ni ryawe, nawe usigira ubutumwa aba bantu barimo kwibasira agatara konyine twari tugifite kakinyenyeretsa bagashaka kugashyiraho umutemeri. Urakoze, twaravuze itara ryaratse. Kizito yakije itara izenguruka isi yose, ageze ubwo atanga ubuzima bwe ari ukugira ngo abanyarwanda bose bave mu icuraburindi ry'umwijima wabundikiye. Ubu icuraburindi ry'umwijima ihetswe n'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Byatindiganije gatoya, Damange yarakangutse araduhamagara, turahaguruka twese tangaza inkuru y'abatageraga, n'abandi batanze impuruza yo kwibohora ndetse no kuvuga ikiri ku mitima yacu. Uyu munsi Rashid aravuze, atanze impuruza y'umushinga w'amahoro watangijwe na Kizito Mihigo. Baramujyanye bose, bajyanye nk'imbagwa, bajyanye mu mabagiro. Byanga byakunda niwo mushinga FPR yaje izana. Nkunze kubivuga cyane ko umushinga wa FPR ntabwo waje kubora abanyarwanda, waje uje kubabo. Ndabaha ikimenyetso.
cyagatoya ukuntu buri munyarwanda wese mu gihugu aboshye kambere ku mugozi uboshye abanyarwanda nzaba abanyarwanda kugira ngo bawibohore nta na rimwe abanyarwanda batuye umudugudu ntabwo barenga 300 ariko bayobowe n'abantu barenga 30 ni ukuvuga ngo urugo rumwe rw'umunyarwanda rucunzwe n'inkotanyi hafi 2 uzatinye umudugudu ufite ibiziriko 30 bya FPR akagari urumva rero 30 gukuba 5 6 kuko imidugudu ishobora kuba ari 5 6 7 8 biza akagari cyangwa 10 unyumvira abategetsi barimo rero niba abantu b'abademo bavuye mu gisirikare kandi bavuye Buganda ikiziriko cy'umuntu utari buhaguruke udahaguruka ngo avuge bimwe twavuze ngo ni ugutinya kuko afite umugendanano buri kanya agomba kuba ari umuntu waba umudemo umuntu ushinzwe umutekano wese mu mudugudu agomba kuba umutekano wavuye Buganda umudemo uko rero uvuga ngo harushinzwe abagore harushinzwe urubyiruko harushinzwe amakuru umutekano urubyiruko abagore n'ibindi hari n'inzego zirenga nka 50 icyo nicyo kiziriko cya mbere baje baratuzirikisha mu midugudu iwacu uburyo nta n'ubwinyagambo mu kagari rero urumva akagari kangana n'icyo 50 nagira ngo mbwire uriya muntu uri ku ngoyi n'ubundi nturiho ntabwo uri utariho nagira ngo mwibutse yuko aba bana bose bari gutanga amaraso nta n'umwe urusha ubuzare ku gihugu cye buri muntu wese agifite uburenganzira nta muntu n'umwe ufite ubwene gihugu gusumba undi igihugu ni icyacu twese haguruka njye ndibwira urubyiruko nibwo ndi kubwira ko ruranshimisha nibo bari guhaguruka naho basa Gihobe abinda ndende basito rutarimara na bari abarongo yuno munsi baranonga ni basa Gihobe bari yambirozo rubyiruko bavandimwe nimwe muhaguruka nimwe mubashije kuvuga nimwe mufite imbaraga nimuhaguruke nyirukane FPR ku ntebe ndazi ko muziritse ese ninde uzaza kubabohora wundi nutibohora wenyine nta n'umwe nta uzaza kukubohora nta uzaza kukubwira ngo ntabwo uri bwicwe ejo mu gitondo barakurasana na mwene nyoko barakurasana na mwene so barakurasana na so wanyu kuko objectif y'inkotanyi ni ukuza gutsemba umuntu wese nusa nawe mu Rwanda wakuriye mu Rwanda akahavukira ni abavantara rero kuko mu Rwanda dufite amoko atatu mubanze mumenye ko ari ubwoko bwaje kubarwanya mwembi Nyabutatu ari ubwoko bw'abavantara nibwo buje gutsemba Gahutu gatwa Gatutsi twahoze turi Nyabutatu ya Gihanga ni ukuvuga ngo Gihanga igiye guhangurwa na Kavantara mwakabyarana mwagaheka mwirubyiru nimuharanire uburenganzira bw'umusopeka ejo umubyeyi yongera azaheke niba tubonye bukeye kabiri uyu munsi rero ntabwo mvuga byinshi ngiye kuvuga mba nababaye havuga byinshi gisumba njyewe byaranandenze kuko ibyo byose nabibayemo nta n'iminsi ndabivanamo byene namuhungabanije no mu mutwe cyane bari basigaye banavuga ko nabaye umusazi nimwemerere rero mugo abasazi ngo twese twasaze wenda twagiye hanze musarira uburenganzira bwanyu Rashid abaye umusazi Idamange abaye umusazi Barafinda abaye umusazi mwakwemereye mukabasazi mukazitwa intwari z'u Rwanda kuko naho nduzitwa intwari z'u Rwanda igihe cyose agatsiko kagifite inkota ayisonga abanyarwanda ni mubambura inkota bafite mu rwubati ziri kugenda zisonga mu banyarwanda mwanga akarengane mwanga urupfu rwa hato na hatoya muharanire muba demokrate bukuri kuko naho ndi muntu uzaharanira demokrasi ni mwebwe Thomas Sankara yaharaniye demokrasi ari urubyiruko natwe tugenda tubabona genda nabashimira mbona nta naho tutari kugera jewe mbakurisha po ndabemeye ariko abanyagikongo mwebwe muri mwarashikajwe n'inyuma n'amateka nimwarani uburenganzira bwanyu ariko mugana no kuri demokrasi igaragarira buri wese
muve mu mavunja, muve mu nzu z'ibyacu, muve n'ahandi hose, hanyuma twubake igihugu kizira amatiku, kizira amacenga, kizira ubugome n'ubugambanyi, kizira kumena amaraso. Ku bwanyu muharanire ko amaraso atazongera kumeneka mu Rwanda. Nitwe rero ni mwebwe tubitezeho, nta wundi, ni mwebwe rubyiruko. Murakoze cyane. urakoze Irimine ku butumwa bwiza uhaye ibyiciro byose by'abanyarwanda, urubyiruko, abari n'abategarugori, abagabo, abagore. Ni uguhaguruka, bagahaguruka, bakemera bakitwa abasazi, bakemera bakitwa abagome, bakemera bakitwa bataye umutwe, bakemera bakitwa ibigoryi, bakemera bakitwa ibintu aho kuba abantu, ariko bakabohoza gakondo yabo. Uko byagenda kose tumaze kubona ko dufite ikibazo, na FPR ntikibihakana. Niyo mpamvu twavuze ko igomba kugenda, ntikibihakana ko mu Rwanda hari ikibazo cy'imiyoborere, ahubwo icyo bariho uyu munsi ni ugucecekesha ababivuga. Kuko ubundi bajyaga batera ibipindi, bakajya batera abantu rwose murebe, muze musure, murebe u Rwanda ni rwiza, ntabuwe dufungana. None ibibazo byarabarenze ku buryo ntabwo bakirirwa, mbese wa mugani sinzi wigeze kubivuga ngo bakuyeho rido, baravuga bati okay, turabikora ibyo muvuga byose, ariko uzatinyuka kubivuga ari mu Rwanda tuzamugirira nabi, n'uzabivuga ari hanze tuzamusangayo. Niyo politike yabo. Ubwo rero abanyarwanda nibo bakwiriye kureba, ese turaguma ku rwego rwo kuvuga gusa cyangwa tugomba kujya no mu rwego rw'ibikorwa? Kuko kuvuga ni byiza, abanyarwanda kandi barabyumvise ukurikije uko ibiganiro bikurikirwa, igisigaye ni ibikorwa. Nshimire abasomye kari agatabo, nizere ko ibiri muri ako gatabo bazabishyira mu bikorwa. Comment faire tomber un dictateur, ni gute ushobora gukuraho ubutegetsi bw'igitugu. Harimo inama, harimo uburyo bwose, kandi uwakanditse wagira ngo yakandikiye u Rwanda. Ibyo bavuga byose birareba igihugu cyacu. Ijambo ni ryawe Betty, nawe ugire inama y'abanyarwanda. Mu minsi yashize twagiye mu myigaragambyo mu Bubiligi, nyuma yaho dukora inama, ndabivuga ntacyo bintwaye. Umusaza Matata aravuga ati, banyarwanda nimutamenya ubwenge nge ndashaje. Abanyarwanda Gahutu, Gatwa, Gatutsi, twari amoko yose atandukanye yo mu zose, bigaragaza ko rwose nta kintu dukora. Aravuga ati, turi en voie de disparition. Nashatse kurira kandi kuko niko bimeze. Image ya Rashid kungarukira mu maso, aho yari afite kamambiri mu maso, bakerekana aho yabaga, mu by'ukuri ateye agahinda. Agenda afite kamambiri, afite brosada, kuko abazi ko agiye mu menyo y'ibirura, biriya birura bya Rwabuze isoni niko nabyita. Kubera ko umuntu wari kuvuga ati reka ngiye ngende ntwaye kamambiri njyanye iki, nabo bakabikora. Ni agasuzuguro mpamvuga karupf urupfu. Ni agasuzuguro karenze urugero. Abanyarwanda bose bagakomeza bagatega ibiganza, nimukomeze mutwice, turi intuza, turi intama zo kuribwa uko bukeye uko bwije. Noneho igihugu kirimo abantu, aho ukuri kwabaye icyaha. Se koko muragira ngo nitutigobotora ngo tuba basaze nk'uko Irimina bivuze, kuko abambanjirije babivuze, nitutigobotora iyo ngo yagihake n'iyagikolonize, bizagenda gute? Muremeye se koko tube abantu bo gushira Gahutu, Gatwa, Gatutsi dushire, tumarwe n'abavantara? Oya no. Ndavuze nti ubwoba butoba ubwenge nk'uko Matata yabitubwiye, kandi nitutaramuka twirwanyeho ngo tumenye gushaka abayobozi bazatuyobora uko tubyifuza, nabo bazatuyobora batekereza ko nabo ubifuza uko bayobora ariko batuyobora, ndabona bitazashoboka. Nuko rero muri uyu mugoroba nkavuga nti mwere gukomeza kurebera, ni revolution kivandimwe nk'uko bakizito batubanjirije. Erega ngiyewe ntababeshye, nitegereje u Rwanda, mbonye bishe Kizito, mpanagura amaboko, ndavuga nti bari capable yo kwica umuntu wese. N'ubundi nkaho muri nk'uko Irimina bivuze, n'ubundi mwarangije gupfa, kuko ubayoboye
waje wiyita umuyobozi kandi ari umutegetsi, icyo afite n'intorezo nabwita mu by'ukuri ya jenoside. Iyo ya jenoside ayitwaza gutere barashide mu minsi yashize yavugaga ukuri. Iyo n'iyindi sije nayo kuvuga ko abahutu bishwe, abantu bose bakwiriye kwibuka. Mu by'ukuri nibyo bikwiriye. FPR aho kwica gitera wica ikibimutera. Igihe kirageze ngo ijwi ry'imfubyi rirangurure, ijwi ry'abapfakazi rirangurure, ijwi ry'abantu bose mwafungiye ubusa baheze muri prison rirangurure. Abana babo bamaze gukura, ariko uyu munsi ndavuze ngo muhaguruke. Nimudahaguruka ngo nibafata Rashid mwese muhaguruke. Nitwe yavugiraga, Rashid ntiyivugiraga ari umwe, nimwe yavugiraga. Mwebwe mwese muri gusenyerwa, mwabona abantu bakangondo bagiye kuburana, mwese mugahaguruka mukajya kurebera abandi murimo kwihisha, kandi ejo n'ejo bundi bizabageraho. Nyabuna ngo batwaye umudage, ngo umuntu arirebera avuga ati ntibindeba, batwara umuji wifata ntabwo bindeba, batwara abantu bose bari gutwara mu mutu ati ntibindeba, batwara umututsi ati ntibindeba. Umunsi byakugezeho uzabura ugutabariza. Murakoze bavandimwe banjye, muramuke. urakoze cyane, turagushimiye. Nawe tugushimiye ikiganiro cyiza uduhaye uyu munsi, kandi nk'uko twabikubwiye iyo ntebe keep it, gumana nayo rwose, ibi yawe ntihagire umuntu uzayigutwara. FPR uri kwiruka ku bantu bavuga ukuri, uri kwiruka ku bantu bari kukubwira ibyo wakoze, ngo urabafunga, ngo urabica, ngo uragira gute, wibwira ko uzabarangiza. Ntabwo bishoboka, kuko ni wowe ahubwo uzananirwa bwa mbere, kuko hari benshi cyane. Ntabwo uzabacecekesha ngo bishoboke. Uzafunga Rashid havuke ba Rashid, uzafunga Cyuma havuke ba Cyuma, uzica ba Tarisisi havuke ba Tarisisi. Urarwana n'ubusa, ahubwo icyo twagusaba ni ugushyira agapira hasi, nta kindi. Ikindi nabwira abakora politike, cyane cyane abanyamashyaka. Amashyaka muzi ko muri 1992 1993 abanyapolitiki bashinze amashyaka bagira umwanya wo gukora politiki. Ndagira ngo mbabwire ko ikibuga bakiniyeho muri 1992 na 1993 kitakiriho, kuko hari abonjya numva bikirigita ngo barwaniraga mu gitugu. Nta gitugu cyari gihari, kuko babonye ubwisanzure, babona uko bita inkotanyi abavandimwe, kandi ntihagire ubibaziza. None abavandimwe barababonye. Icyakora abakibita abavandimwe mbisabire batubwirira bari abavandimwe babo rwose unamuri cumi. Ubwo rero abanyapolitiki nimuhindure gahunda y'amashyaka. Ntabwo amashyaka uko mwayabayemo muri 1992 1993 ntabwo ari ko ubu ngubu bigomba gukorwa. Shimire bariya muri PDP imanzi ndetse basheshe ririya shyaka ryabo buriya barebye kure, ahubwo hagombye gushakishwa uburyo abanyarwanda bahurira hamwe bakagira ikintu kimwe bahuriyeho, bakagiha imbaraga, kikaba aricyo kibavuganira. Naho ibyo kwiga bacagagura n'umwe yashinze agashyaka hari akabutike ngo muri 1993 ngo bazabona bavugira, ubu nta ruvugiro bafite. Nongere nisabire n'abanyarwanda bakurikira abanyapolitiki, nimurebe umunyapolitiki uhamye ufite inshingano zo kubarengera, atari wa wundi uri kurwanira imyanya. Hanyuma uwo munyapolitiki twese tumuhurireho, tugire umurideri umwe, tumujye inyuma, tumuhe ingufu, maze murebe ko ikibazo kitarangira. Sozereze kuri aka gakuru kandi ni agakuru kabayeho, wenda ze munyabagisha mbabare natwe kuvuga ko ari igitekerezo. Agakuru ngiye kubaha kabaye muri 1995 twari mu nkambi muri Zaire, hari Bukavu. Ababaye mu nkambi ya Muko barabizi. Haje umuzungu avuye mu Rwanda tumwe na FPR, araza bamuha amafilime yaravuye muri komine y'iwacu Bwakira. Bamuha amafilime burugumestre wa komine Bwakira yakoreshaga mu biro bye, aho yaragiye afata aho yari mu birori, aho yabaga ari mu biro. Umuzungu arayazanye, araje mu nkambi ya Muku. Iyo nkambi yarimo abantu bavugaga muri ako gace. Araza aje guturuna filime, aje kubereka ko mu Rwanda hameze neza, kugira ngo batahe. Araje, ariko kihagera abari bahatuye babamubonye. Burugumestre w'iyo komini niho yari yarahungiye,
bamubonye ko bari bazi n'ibyo aje kubabwira, bafata burugumesitiri baramujyana bareba ahantu bamuhisha ntiyaza muri iyo sare, baragenda bareba ya filime bamaze kuyireba, ari kubereka ko burugumesitiri ari mu biro, hari umutekano, ubuzima bwaragarutse, muze mutahe nta kibazo gihari. Noneho arangije gukora propaganda yari yamuzanye, impunzi ziramubwira ziti hari ikibazo kimwe bamubaje bati umunyarwanda uramuzi? Umuzungu ntiyabyumva icyo bari kumubwira, ashaka gushaka ibisubizo ariko ntiyabibona, abura hahera. Barongera aho bati umunyarwanda uramuzi? Ati se murashaka kumbaza iki? Baragenda baca hirya gatoya bazana burugumesitiri yari ari kubereka, baramubwira bati umunyarwanda nguyu. Umuzungu yarababonye yabize icyuya, arababwira ati mumbabarire mbabwire uko byari bimeze, uko bari bandumye, ntabwo nari mbizi rwose, nari ndi mu butumwa bampaye, mumbabarire ntimunyice mubare. Baramubwiye bati ntacyo turagutwara, fata ibyawe byose ugende ubwira bagutumye ko bakubeshye. Ubu rero ndagira ngo ndangize mbwira FPR kutazi umunyarwanda uwo ari we. Icyo kibazo ndakibajije, niba FPR izi umunyarwanda nishobora kukinsubiza izamenya ko n'intambara yo kurwana ishobora kwitsa. Naho ndangirije abibabesha kumva bene yo mpakoze. Urakoze cyane Bwana Tarisise, ibyo uvuga ni ukuri. FPR nizere ko itazi umunyarwanda, cyane cyane ko uko ibafata itekereza neza yuko izi umunyarwanda, ariko ntabwo imuzi. Izamumenya. Nibyo Mwemayire yigize kuvuga kare, avuga ati ikibazo abanyarwanda bagira barabika cyane, barabika bagashirira muri Nyagasani, bagapfira muri Nyagasani, ariko igihe iyo kigeze bya bintu biraturika. Twarabibonye rero, kandi nako gatsiko kenshi kajya kanabyigisha, sinzi impamvu babyirengagiza, bakumva ko abanyarwanda bazakomeza kubirebera. Ijambo rero ni irya Sekidende, nawe mu minota nk'ibiri wagira icyo ubwira ubutumwa usigira abanyarwanda. Ayo mahanga akora aza kuza agakora izo raporo, na raporo bakora ntabwo ubwabyo zihagije, ntabwo zijya mu mizi y'ikibazo, zica hejuru. Kuko ayo mahanga za raporo akora, ibyo tuvuga hano ko FPR yaturutse mu Buganda yica, ko yishe abana b'abanyarwanda, tubivuge b'abatutsi, mu bishwe abatutsi, bagiye bayisanga bavuga bati reka tuyisange tuze turebe ko twabohoza, twagera ku mibereho myiza ya buri muntu. Kuko ibyo abantu bamwe bavuga ngo ibintu byari barabara byameze neza, njyewe ntabwo mbyemera. Ntabwo byari barabara, ahubwo ikitarabaye barabara, ikitarabaye cyiza ni uko abantu ntabwo twashoboye kumenya ko abo ngabo dusanga bari abavantara bo bari bifite izindi ajenda. Noneho rero uko kuntu FPR yarica nabo banyamahanga barabizi, ariko ntibabivuga. Kuki bapfunga amaferi iyo bageze aho ngaho kubwicanyi bwa FPR bashinga amaferi? Noneho bakaza kuza kutubwira ngo droit de l'homme, ngo ntabwo bubahirije ngo umuntu ngo uburenganzira bwo kuvuga speech. Abantu bari apfa bahereye baricwa ibyo byose bakabirengaho, za raporo mapping barabizi, ariko bakabirengaho. Nuva rero bo ibyo bakora twe kutindaho, nuva ngo umupira ugomba kujya hehe mu banyarwanda. Naravuze abanyarwanda n'abashyirahamwe y'abanyarwanda kuki bo barasinziriye nyine. FPR yari irica. Murabona ko byagombye gufata ko aba mwebwe ba Jean Paul, urubyiruko babungana ba Pascal, mukura mukagimbuka mukagera igihe muvuga muti muhagarare mushyira agapira hasi. Byagombye gufata iyo myaka. Mu kindi gihe rero abantu twashoboraga kusakuza kujya muri ayo mashyirahamwe, twari turimo twiruka mu mashyamba turwana n'imibereho. Ndibuka ko ngeze hano muri Canada nariruhukije, nagarutse muri 1999. Haya ngiye ruza ndavuga nti ubu rero ahasigaye mvugiye gushyikana na FPR, ariko warazamura urutoki bakakubita, abazungu bagakubita, abanyarwanda bagakubita, abuvugira bagakubita, bati wacecetse. Ngibyo rero kubera iki ayo mahanga ibyo biravugwa, none ugasanga ntabwo ibintu bihinduka, kubera ko abantu
twakomeje kujya tuba umwe ugasanga nta organisation dufite ihamye yo kubikora. Noneho twaba tugiye no mu amashyirahamwe tugiyemo tukajya muri amashyirahamwe usanga y'abantu birone kurenga inkuta z'indwara turwaye ni indwara z'amoko, kurenga izo nkuta bikagorana. Noneho ugasanga abantu nibagiye gukora ikintu bagiye kujya kurebana ku mazuru, barerana hehe, uruwa hehe, uvuka hehe, ibyo ngibyo. Ubu rero ibintu birahindutse, nicyo cyizere nicyo gisubizo kindi nakongera, kuko ubu ngubu jewe iyo ndi hano tuganira numva ndi hareze, numva nkaho ndi muri salo y'iwanjye, kuko izo nkuta za mirwari zo kwirebamo ngo ni ariko muzi ko hari igihe ari ishyaka ryigeze kuvuka nanarivuga ni ishyaka simvuga amazina yacu ariko rya Rusesabagina baje kunsaba kubagira inama muri 2012. nari maze gusomera igitabo cyanjye pourquoi nous François sont-ils vos héros. Abantu batari kuri ya muntu reka tumugira inama, ubwo ndakeka ko hari n'abashaka kuvuga ngo bankurure nje mu ishyaka. Ndavuga nje nta ushaka kujya mu mashyaka, ibishoboka kuko sinemera yuko andi mashyaka baho, ariko barambaza batese dufite ikibazo, tubwira ukuntu dushobora dufite ikibazo cyo kuba dufite ishyaka rifunguye ariko tukaba tubura abatutsi. Watugize inama zo kugira ngo dushobore gukura abatutsi. Cyarabwe ni mushaka gukura abatutsi nta n'umwe muzabona. Nibarawe ni muvuga ngo mufite objectif yo gukura abatutsi nta n'umwe muzabona, kuko umututsi muzakurura azabona yuko mushaka kumurya, nta n'umwe muzabona. Ariko mwebwe ni mukora ibitekerezo, mushyira ibitekerezo imbere hariya, abantu bose mutavuga ngo mugamije ngo kugira ngo mukura abatutsi cyangwa abahutu, mushyira ibitekerezo, mutekereze mwebwe mwitekereza. None ibitekerezo byanyu niba ari byiza abantu bazabizamo, kandi ntimuzigere mureba ngo ese ngo dufite umututsi cyangwa dufite umuhutu. Ibintu uvuze ni ingenzi cyane. Umukunzi wacu buriya niba atanyuzwe azongera twandikire, ariko ngewe numvise wamusubije rwose neza, urakoze cyane. Ikibazo cya kabiri yakibajije Mwemayire cyangwa Irimine cyangwa Ntagara, ati ni gute umucikacumu wacitse ku icumu wamaze gucana ku maso ashobora gutangira gufungura amaso buhoro buhoro abavantara bo muri famiye abamo badakunda FPR ariko batinya bene wabo na system, cyane cyane iyo abo bavantara ariyo famiye yonyine umuntu asigaranye kuko indi kote ya famiye yashize. Ubwo mbese ndumva ari nk'umuntu wacitse ku icumu ubana n'abantu bavuye hanze Bugande cyangwa Kongo cyangwa hehe, akavuga ko muri bo badakunda systeme kuko nabo harimo abo iya systeme yahemukiye ya FPR, hari abana nabo ese yabafungura amaso atebwe yabigisha ate ibyo tuvuga by'akarengane n'iki, kuko buriya benshi nge naje gusanga benshi muri bari abavantara bananga iriya systeme FPR, ariko ntabwo amaso yacu abona kimwe akarengane kabera mu Rwanda. Nk'ubyo tuvuze abantu babaga mu Rwanda bararenganywa, barabihakana bakanarakara ngo turabavangura, ariko bo byabageraho wenda ari nk'uwo bafunze cyangwa bagize gute bagatera hejuru bati systeme iratumatse. Nyamara twebwe tukabereka tuti nyamara ni mureba neza murasanga uko batwita ibitera hamwe, uko batwita bariya ni babandi bya bintu ntaho mutaniye na bariya kuko mwese muravuga imvugo zimwe. Ubwo rero ikibazo ni icyo ngicyo buri wese wakibajijweho. Icyanjye kuri ngewe navuga ko gutangira kubafungura ku maso biragoye cyane kuko ntubuzi ibyo batekereza muri bo, kuko nabo tubana hano hanze urabona byaranatunaniye, tuvugishije ukuri kwa ukweri wa mugari. Nabo tubana hano hanze ba Marara, ba Rugema Kayumba, ba Shariroti bose byaratunaniye nabo kubafungura amaso ngo bacane ku maso. Ibyo tubabwira bisa nkaho ari ukumena amazi ku isibo, ntago bumva. Turavuga tuti bari abantu baje bica bariba barasenya, ariko byagera ku muntu hoze mu Rwanda bakamugera ifundigira ibivuzo bati muvuge muvuye aho ngaho muri intera hamwe, nabo bagatangira kutwita intera hamwe. Ubwo rero biragoye cyane, noneho uba muri iyo famiye ariho uba mu rugo rwabo ntabwo uzi abantu bana nabo. Ngewe kuri bwanjye numva wakomeza gukora ibyo bikorwa byiza byo gukomeza gukurikirana ibyo tuvuga, ariko kubakangura buri wese akazirwariza akazikangukira ku giti cye, hato
niba muri iyo famiye utabigenderamo ukabura naho uba kandi wenda nta handi bashobora kukwakira. Icyo gisubizo naguha ku ruhande rwanjye. Ubwo Mwemayire nawe namuha umunota umwe akagira icyo abivugaho nk'uwo mfashe, hanyuma na Irimine niba hari icyo yongeraho nawe akacyongeraho, ubundi tugasoza. Urakoze Jean Paul. Ngewe igisubizo utanze nari ngiye nanjye gutanga nkacyo neza tereke, kubera ko wajya kuvuga utaba abantu nzababwira eske mbere yuko ubabwira, mbere yuko ujya kubexposa ibitekerezo byawe, ubundi nubwo muri mufite ibyo mupana cyangwa umuvuga rumwe. Iyo leta se muyibona kimwe, hari angle ireberamo, hari niyo bayireberamo. Ubwo niyo yakwica abantu ariko igakomeza ikaba yayindi yabo. Ntabwo mbega kuba yica abantu irabica nabo barabibona, ariko bumva nyine nta kibazo ko yabo yishe se ko ari abantu bo gupfa n'ubundi. Donc ntabwo nzi nimba hari ikintu nabwira umuntu ngo nuko ngo dufite icyo dupfana. Oya, bari abantu bafite indi myumvire kuri kiriya kimashini cyabo, ku buryo kugira ngo uhagarare imbere ye umubwire ngo kiriya kimashini ngo ibi ntabwo bishoboka, uramureka akazifungukira amaso akabyirebera ubwe, yabishima ni sawa, yabigaya ni sawa, n'inzira zabicishamo abirwanya nayo ni sawa, ariko ntabwo wamubwira ngo dore ngiye ngo nkuyobore. Ntuzirirwe umuyobora rwose pe, uzicecekere, ntacyo byakumarira. Natwe twarabigerageje ntibishoboka. Ngewe rwose nta mwene wacu najya kubwira ngo ahangaha muri murayobye, ibi FPR yanyu ntishoboye. Ntabwo nshobora, sinshobora rwose. Nababwiye ko hari uwo nsuhuza nashuje nka kabiri akajya ambwira ngo harya narakwigishije. Kandi umuntu wa hafi cyane muri famiye naramushuje ubwa mbere duhuriye muri famiye abanza, ariko twahurira mu muhanda namusuhuza akambaza niba yaranyigishije. Gose urumva abo bantu wajya kubabwira iki? Ntacyo kubabwira gihari. Okay, urakoze cyane. Nibyo rwose ndumva nanjye aricyo nakabaye musubiza, ubundi bakazishakishiriza nabo byabageraho nyine bakumva ko bagomba kurwanya iriya systeme.